Aha ni mu ishuri rya Centre Scolaire de Fatima ryo muri Diocese Gatolika Ruhengeri, ahatangirijwe ku mugaragaro ubukangurambaga bwa Fresheri ku ishuri, aho abana bakanguriwe kwita ku isuku y'umubiri n'ibikoresho bakoresha haba ku ishuri no mu rugo. Babifashijwemo n'inzobere z'abaganga zeretse abanyeshuri, ababyeyi, abarezi n'abayobozi uko isuku y'amenyo no gukaraba neza intoki uko bikorwa. Ibi byatumye bamwe mu banyeshuri biyemeza kuba bandebereho aho bari hose mu kwimakaza isuku. Nungukiyemo ko tutagomba kwiborosa turi kwikiza, ahubwo tugomba kwiborosa neza kugira ngo tugire isuku mu kanwa. Usanzwe abantu nk'urugero wakerewe ku ishuri wiborosa uri kwihuta, cyangwa ukareka kwiborosa ukaza ku ishuri utaboroshe. Nungutse ko tugomba gukaraba intoki kugira twirinde indwara zikomoka kuri ibyo bintu biterwa n'umwanda nka korera na malariya, tugomba kuzirwanya. Ni ukugira mu rugo tukabigisha ko batwigishije ukuntu umuntu nyine agomba kugira isuku, gukaraba, agakora icyumba cye n'iwabo, n'abantu bafite ibihuru bikikije iwabo bakabitema kugira ngo tutazarwara indwara nka malariya. Naho Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Uwimana Console haravuga ko Fresheri ku ishuri ari ubukangurambaga buzasiga isuku yimakajwe mu bana bose, bagakurana umuco w'isuku aho bari hose. Twahisemo gukora ubukangurambaga ku rwego rw'ishuri, kuko tuzi ko abana iyo bafashe mu buzima bwabo bakurana uwo muco. Mu gihugu cyacu dufite ibyo twita human security issues cyangwa ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'umuryango, harimo n'ikibazo cyo kuba tudafite isuku ku buryo buhagije, byaba aho dutuye, aho tugenda, aho dukorera. Ni ngombwa ko dutangira gutekereza n'iki twakora kugira ngo isuku ibe umuco, kandi cyiza twatekereje ko ari uguhera ku bana ahangaha ku ishuri bari. Twizera ko nyuma y'iki gihembwe abana bazaba bamaze gutora umuco, isuku ikaba igaragara hirya no hino uko umwana ameze, ariko n'iwabo mu rugo no ku ishuri no by'umwihariko. Ni mu gihe umushumba Diocese ya Ruhengeri Nyiricyo Musenyeri Vincent Harorimana avuga ko ubu bukangurambaga bwa Fresheri ku ishuri buri mu mujyo umwe n'intego ya Kiliziya yo kurera umwana ushoboye kandi ushobotse, by'umwihariko aho muri uyu mwaka Kiliziya yihaye intego igira iti ndera neza, nkure neza, nkore neza. Ibyo ngo bizagerwaho ari uko isuku y'inyuma ku mubiri no ku mutima yitaweho kurushaho. Isuku muri ibyo byose rero ikaba intego, tuzabishyiremo imbaraga rero, kandi ari ababyeyi n'abarezi dufasha abana bacu gukura bafite isuku ku mutima no ku mubiri aho bari hose n'igihe cyose. Bigaragara mu isuku mu bitekerezo, isuku mu magambo, isuku mu mibanire abantu n'abandi. Iyo ntego rero tuzayikomereho, kandi tubituye Imana kugira ngo izadufashe muri byose, maze dushobore guha umwana wacu uburere bwuzuye, turere umwana ushoboye kandi. Fresheri ku ishuri ni bumwe mu bukangurambaga burimo gukorwa mu rwego rwo kugera ku ntego iriho mu gihugu cyose yitwa isuku hose campaign. François Hatangimana, i Musanze ho muri Diocese Gatolika ya Ruhengeri.